tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twasoje igitabo cy'umuhanuzi Malaki. Twabonye ko Malaki yahanuye ibyo kuza kwa mbere kwa Mesiya hamwe no kugaruka kwa Kristo aje gushinga ubwami bwe mu isi. Nk'uko nabigusezeranyije rero, uyu munsi turatangira kwigira hamwe igitabo cya nyuma cya Bibiliya, kikaba n'igitabo cya nyuma ku nyigisho yatumenye Bibiliya kuko giherutse ibindi byose twize. Icyo gitabo nta kindi ni igitabo cyitwa Ibyahishuwe. Ngaho rero guma hamwe witonde cyane kugira ngo hatagira ijambo na rimwe rigucika kuri iyi nyigisho y'Ibyahishuwe. Mu gutangira iki gitabo cy'Ibyahishuwe numva imbamutima n'amarangamutima byanjye bitari hamwe. Ntangiye kwigisha iki gitabo cy'Ibyahishuwe mfite ubwoba, ntabitewe mbere na mbere n'ubumenyi buke ngifiteho kuko ku ijambo ry'Imana tumenya gato, ahubwo mbitewe n'izindi mpamvu zihura cyane n'imbamutima zanjye. Ubwa mbere birashoboka cyane ko abasoma iki gitabo bakunze kutagisobanukirwa. Ngira ngo urabizi ko iki gitabo cy'Ibyahishuwe ari igitabo cya 66 muri Bibiliya kandi nicyo cya nyuma mu byanditswe. Ibi rero bisobanura ko tugomba kubanza kumenya ibivugwa mu bitabo 65 mbere yuko tumenya ibivugwa mu gitabo cya 66. Nshuti yanjye, ugomba kubanza kumenya ibivugwa muri Bibiliya yose mbere yuko wiga iki gitabo cya nyuma cy'Ibyahishuwe. Ikindi gituma ngira ubwoba bwo kwigisha iki gitabo cy'Ibyahishuwe ni ibihe turimo uyu munsi. Turi mu bihe byo gushidikanya, turi mu bihe by'umwijima, aho abantu bakomeje kuba kure y'Imana cyane. Kugira ngo ibintu bisobanuke neza, navuga ko itorero rya none ritagifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'isi tubayemo uyu munsi. Nshuti yanjye, nukuri witegereje neza ibiri kubera mu isi, wabona neza ko isi yuzuyemo ibyago byinshi. Nshuti yanjye, mu myaka ishize abantu bakomeye kandi bo mu rwego rwo hejuru bitegereje mu hazaza h'iyi si basanga hari ibyago bigiye kuza. Nibaza icyo abantu bari kuba bavuga uyu munsi iyo baza kuba bakiriho. Kubera ibyo abantu bakomeje kuvuga rero birebana n'iherezo ry'isi, hari impamvu ikomeye ituma twiga iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Uzabona ko abasesenguzi beza b'ibyanditswe batandukana gato kuri detaye z'ubusobanuro bumwe bw'igitabo cy'Ibyahishuwe, ariko kandi uzabona ko iyo bigeze ku busobanuro rusange buvugwa mu Byahishuwe habonekamo ubusobanuro bune bukuru. Ubwo busobanuro bune bukuru rero n'ubu bukurikira. Ubusobanuro bwa mbere bwitwa The Preterist Interpretation. Ubu busobanuro buvuga ko ibyanditswe byose mu gitabo cy'Ibyahishuwe byamaze gusohora mu gihe cyashize. Abemera iby'ubu busobanuro bavuga ko ibyanditswe mu Byahishuwe byasohoye mu gihe cya Yohana intumwa ya Yesu, cyangwa se ku ngoma y'umwami witwaga Nero cyangwa uwitwaga Domitian. Uku kuri kwahamijwe nanone n'uwitwa Renan hamwe n'abandi basesenguzi b'Abadage, tutibagiwe kandi n'uwitwaga Eliot. Aba bose bavuga ko intego y'igitabo cy'Ibyahishuwe kwari uguhumuriza abakristo batotezwaga mu gihe cy'itorero rya mbere. Aba kandi bakavuga ko igitabo cy'Ibyahishuwe cyanditswe hifashishijwe ibimenyetso bitasobanurwa n'undi keretse abizera bo mu gihe cy'itotezwa gusa. Nanjye reka nemere ko iki gitabo cy'Ibyahishuwe cyanditswe kugira ngo gihumurize abantu b'Imana bariho batotezwa. Ariko rero kwizera cyane iby'ubu busobanuro bwiswe The Preterist Interpretation byaba bisobanuye ko igitabo cy'Ibyahishuwe kidakwiye kubarizwa muri Bibiliya kuko byaba bisa naho kitabwira abantu b'iki gihe. Niyo mpamvu navuga yuko ibiri muri ubu busobanuro bwa The Preterist Interpretation bituzuye neza kuko busobanura Ibyahishuwe mu gihe kimwe gusa. Ubusobanuro bwa kabiri bwitwa The Historical Interpretation. Bwo buvuga ko ibyanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuwe bigenda bisohora mu mateka itorero rikomeje kubamo yose uhereye mu gihe cya Yohana intumwa ya Yesu ukageza uyu munsi. Numva nanone hari igice cy'ukuri muri ubu busobanuro dushingiye cyane cyane kubivugwa kuri ya matorero arindwi yo muri Aziya, kandi ibi bigaragaza neza ko Ibyahishuwe ari igitabo cy'ubuhanuzi. Ubusobanuro bwa gatatu bwitwa The Historical Spiritualist Interpretation. Ubu busobanuro bushingira kuri teori y'amateka yemejwe bwa mbere n'uwitwa Sir William Ramsay. Iyi teori yerekana ko inyamaswa ebyiri zivugwa mu Byahishuwe ngo zisobanura ubwami n'intara ya Roma, kandi ko ibyanditswe byose mu Byahishuwe ari ihumure ribwirwa abakristo. Abemera iby'iyi teori y'amateka rero bavuga ko ibyanditswe mu Byahishuwe byamaze gusohora gusa ngo bibitse amasomo y'umwuka ku bari mu itorero rya none.
ubusobanuro bw'uyu munsi twita amillennialism buhakana ku by'ingoma y'imyaka igihumbi ya Kristo nabwo buhura n'ubu busobanuro ndiho mvuga bushingiye ku mateka. Ubusobanuro bwitwa amillennialism bupfobya intego y'igitabo cy'ibyahishuwe. Ubusobanuro bwa amillennialism buratangaje cyane kuko buvuga ko ibyahishuwe ari inyandiko y'ibimenyetso, ariko abavuga batyo ntibashobora gutanga ubusobanuro bw'ibyo bimenyetso. Icyo mbona cyo nuko ubusobanuro bwa amillennialism buhakana bwivuye inyuma intego y'igitabo cy'ibyahishuwe. Ubusobanuro bwa nyuma aribwo bwa kane ni ubwitwa the futurist interpretation. Abemera ubusobanuro bitwa kandi aba premillennialist, aribo bemera ko Kristo azongera kwima ingoma mu isi. Nanjye rero ndi mu bemera ubusobanuro bwa kane bwitwa the futurist interpretation, kandi ni nabwo nshaka kugusobanurira. Ubusobanuro bwa futurist bwerekana ko igitabo cy'ibyahishuwe kiri mu buhanuzi bwa mbere bugize ibyanditswe. Benshi mu bemeza ko Kristo azongera kwima ingoma mu isi aribo ba premillennialist bemeza neza ko ubusobanuro bwitwa the futurist aribwo buhura cyane n'ibiri muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Berekana ko iki gitabo gitangirana n'ihishurwa rya Kristo mu cyubahiro cye, bakatubwiramo kandi ibirebana n'itorero byose. Hanyuma mu mpera z'igice cya gatatu cy'ibyahishuwe tubone ko itorero rizajyanwa mu ijuru, kandi ntirizaba rikitwa itorero, ahubwo rizaba ari umugeni uzanagarukana na Kristo ubwo azaba aje kwima ingoma ye mu isi. Iyo ikaba ari nayo myaka igihumbi Yohani intumwa ya Yesu yatubwiye. Iki kizaba ari igihe cyo kugeragezwa, kuko mu mpera z'iyi ngoma y'imyaka igihumbi Satani azabohorwa mu gihe gito. Nyuma nibwo abigometse ku Mana bazahanwa, hanyuma hatangira igihe cy'iteka ryose. Muri make ibimaze kuvuga nonaha niko kuri rusange kuri mu byahishuwe kandi kwemewe n'abantu benshi. Muri iki gihe rero hari abahakana iby'ubusobanuro bwa kane bwitwa the futurist interpretation, bakagerageza no kubupfobya. Abahakana ubusobanuro bwahawe inyito ya the futurist bwemeza ko Kristo azongera kugaruka. Bavuga ko ubusobanuro ari bushya mu matwi yabo, nyamara sibyo namba, kuko ubusobanuro bwa the futurist bumaze igihe kingana n'icyundi busobanuro butatu twamaze kubona. Mu gihe cya kera abantu benshi bizeraga teori ya post-millennialism. Abemera iby'iyi teori bizeraga ko isi izagenda iba nziza uko imyaka ihita, kandi ko n'itorero rizagira uruhare runini mu guhindura isi kuba nziza cyane, hanyuma Kristo akabona kuzaza kwima ingoma ye. Nyamara uyu munsi iyi teori ya post-millennialism isa n'iyapfuye, kuko nyuma y'intambara ebyiri z'isi, isi yakomeje kujya mu bihe bibi cyane kugeza na n'ubu. Ariko rero haracyari abantu bake bagikomeje kwizera iby'iyi teori ya post-millennialism ivuga ko isi izakomeza kuba nziza. Shuti yanjye, tukiri kuri iyi ngingo, ngiye kukubwira bimwe mu byavuzwe n'abantu ba kera kandi bihamya neza ko bizeraga yuko Kristo agomba kuzagaruka. Aba bantu nkubwira ntibari bategereje ibihe by'amakuba akomeye bizwi nka the Great Tribulation mu ndimi z'amahanga. Nta nubwo bari bategereje igihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi, ahubwo bari bategereje kuza kwa Yesu Kristo. Ibi rero nibyo abari muri ya teori yitwa the futurist bemera, kuko bizera neza ko Kristo agomba kuzagaruka mu isi. Barinaba wakoranye bya hafi n'intumwa Paulo yaravuze ngo isabato y'ukuri izaba mu myaka igihumbi ubwo Kristo azagaruka gutegeka isi. Clement wabayeho mu mwaka wa 96 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, akaba na bishop w'i Roma, nawe yaravuze ngo birakwiye ko buri saha dutegereza ubwami bw'Imana, kuko kugeza uyu munsi tutazi umunsi wabwo. Naho Polycarpe wabayeho mu mwaka w'108 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, uyu nawe yari bishop w'i Simuruna, atwikirwayo aho Kristo, nuko mbere yo gupfa kwe aravuga ngo azatuzura mu bapfuye kandi tuzimana nawe. Ignatius wari bishop muri Antiokia, uwo umunyamateka Eusebius yahamije ko yari we wasimbuye intumwa Petero, nawe yaravuze ngo twite ku gihe maze tumutegereze. Papias wabayeho mu mwaka w'116 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, nawe yari bishop wahitwa Hierapolis. Nk'uko byatangajwe na Irenaeus, yemeza ko uyu Papias yabonye intumwa Yohana kandi akamwiyumvira n'amatwi ye avuga ngo hazabaho imyaka igihumbi ubwo ubwami bwa Kristo buzima mu isi. Justin Martyr wabayeho mu mwaka w'150 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, nawe yaravuze ngo jye n'abandi ba Kristo baba Orthodox tuzi neza ko muri Yerusalemu hazabaho ingoma y'imyaka igihumbi nk'uko Yesaya na Ezekiel babihanuye. Hari ibintu bitandatu bidasanzwe
biranga igitabo cy'ibyahishuwe. Icya mbere, ibyahishuwe nicyo gitabo cyonyine cy'ubuhanuzi kiri mu isezerano rishya. Icya kabiri, intumwa Yohana wanditse iki gitabo yakomoje ku bihe by'iteka ryose bizabaho, kandi tuzi ko nta wundi mwanditsi w'ibyanditswe wavuze kuri ibi bihe. Icya gatatu, ni uko hari umugisha udasanzwe yasezeranijwe abasomyi b'iki gitabo cy'ibyahishuwe, uko byanditswe ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Aya magambo yanditse mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 3. Uyu ni umugisha wasezeranijwe abasomyi. Icya kane, ibyahishuwe ntabwo ari igitabo cy'ubwiru. Daniyeli yabwiwe kubika igitabo kugeza ku mperuka. Ibyo babisoma muri Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 9. Icya gatanu, ibyahishuwe ni urwunge rw'amayerekwa agaragazwa n'ibimenyetso by'ukuri. Ubusobanuro bw'ayo mayerekwa kandi urumvikana nk'uko n'intumwa Yohana yabigaragaje. Icya gatandatu, igitabo cy'ibyahishuwe kimeze nka gare ihuriramo ibindi bitabo by'ubuhanuzi byose byo mu byanditswe aho biva bikagera. Reka noneho turebe kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe, tugereranya nk'ikibuga cy'indege kigwaho indege 10 nini, nazo zigereranywa na bwa buhanuzi 10 bukomeye namaze kukubwira. Tugomba gusobanukirwa aho buri buhanuzi butangirira nuko bukomeza kugeza aho bugera no mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ubwo buhanuzi 10 bukomeye buboneka mu byahishuwe n'ubukurikira. Ubwa mbere ni ubuhanuzi buvuga ku mwami Yesu Kristo. Kristo niwe nsanganyamatsiko nkuru y'igitabo cy'ibyahishuwe. Insanganyamatsiko y'ibyahishuwe ntabwo ari inyamaswa batubwiramo, ahubwo ni Kristo wabyawe n'umugore wacumuye. Kandi Kristo dutangira kumubona mu itangira igice cya 3 ku murongo wa 15, aho agereranywa n'urubyaro rwakomotse mu mugore. Icya kabiri, ubuhanuzi bwa kabiri bwerekana ko itorero ridatangirira mu isezerano rya kera, ahubwo ryatangiye kwerekanwa bwa mbere n'umwami Yesu muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18, havuga ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ubuhanuzi bwa gatatu buvuga ku kuzuka no guhindurwa kw'abera. Ibyo babisoma muri Yohana ibice 14, mu Batesalonike ba mbere ibice 4 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 18, no mu Bakorino ba mbere ibice 15 kuva ku murongo wa 51 kugera ku wa 52. Ubuhanuzi bwa kane bukomeye bugaruka mu byahishuwe n'ubuvuga ibirebana n'igihe cy'amakuba akomeye, aricyo the Great Tribulation. Iby'iki gihe byavuzwe kera mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 4, aho Imana yabwiye ubwoko bwayo ko bazababazwa cyane. Ubuhanuzi bwa gatanu n'ubuvuga kuri Satani, nk'uko biboneka muri Ezekiyeli ibice 28 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 18. Ubuhanuzi bwa gatandatu bukavuga ku muntu ufite icyaha. Ibyo nabyo biboneka muri Ezekiyeli ibice 28 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10. Ubuhanuzi bwa karindwi buvuga ku muvumo n'iherezo ry'ubuhakanyi, nk'uko biboneka no mu gitabo cya Daniyeli ibice 2 kuva ku murongo wa 31 kugera ku murongo wa 45. Ubuhanuzi bwa munani buvuga ku ntangiriro no ku iherezo ry'abanyamahanga. Ibi bikaba nabyo biboneka muri Daniyeli ibice 2 kuva ku murongo wa 37 kugera ku wa 45. Umwami Yesu yavuze ko Yerusalemu izashyirwa hasi n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'amakuba akomeye bizasohora. Ubuhanuzi bwa 9 buvuga ibirebana no kugaruka kwa Kristo, dushingiye kubivugwa mu rwandiko rwa Yuda ku murongo wa 14 n'uwa 15. Enoki yari ishusho yo kugaruka kwa Kristo, kandi amateka ya Enoki aboneka mu gitabo cya mbere cy'itangiriro. Naho ubuhanuzi bwa nyuma bukomeye bwo mu byahishuwe ari nabwo bwa 10 buvuga ku isezerano rya Isirayeli, uhereye ku isezerano Imana yabanje kugira na Aburahamu mu itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 3. Imana yasezeranyije Abisirayeli ibintu 5, kandi Imana yavuze mu byahishuwe ko izasohoza ibyo bintu 5 byose. Noneho rero ndashaka kugira ikindi kintu mvuga. Igitabo cy'ibyahishuwe ntabwo ari igitabo kigoye nk'uko bamwe babivuga. Nyamara ibyahishuwe ni kimwe mu bitabo bya Bibiliya biteguwe neza, kandi nta n'impamvu yo kutagisobanukirwa. Icyo nshaka kuvuga ni iki: nuko ibyahishuwe ari igitabo kigabanyijemo bwacyo. Intumwa Yohana abavuga ibyo Kristo yamuhaye kuvuga. Mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 19 niho avuga ngo nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma, no kuvuga ibyahise, ibiriho n'ibizaza. Tuzabona ko igitabo cy'ibyahishuwe ari intonde ndwi, kandi buri rutonde rukaba rutunganyijwe neza, ndetse niwitegereza neza uzasanga nta kindi gitabo cya Bibiliya gitunganyije neza nk'ibyahishuwe. Kuri abo bavuga ko igitabo cy'ibyahishuwe kizimije kandi kidasobanutse, ndabamenyesha ko iki gitabo ari imvugo yanditse neza ndetse isobanutse. Ni byiza ko dusobanura ibiri mu byahishuwe nk'uko byanditswe, tutabishakisha mu bundi buhanuzi budahari. Ubwo nibwo bizatwororera kumva ibiri muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Nuko rero nta burenganzira dufite bwo gufata amashusho
akomeye nk'ay'intumwa Yohana tugaragariza mu byahishuwe ngo tuvuge ko ari ibiri kubaho n'ubundi. Amashusho intumwa Yohana duha mu byahishuwe ntabwo mu by'ukuri twavuga ko ariho uyu munsi. Urugero, itorero rihabwa ishusho y'amatorero 7 kandi aya matorero yari ariho mu gihe cy'intumwa Yohana. Nanone kandi uzabona ko nyuma y'igice cya 3 cy'ibyahishuwe nta handi bongera kutubwira ibirebana n'itorero. Ibi biduhamiriza ko itorero atari ryo nsanganyamatsiko nkuru y'igitabo cy'ibyahishuwe. Ushobora kubaza ngo none se kuki tudakomeza kubona itorero mu bice bikurikira icya 3 bigize ibyahishuwe? Nuko itorero riri hafi kuva mu isi, kandi nirimara kuva mu isi rizahita rihinduka umugeni wa Kristo. Mu bice bya nyuma by'igitabo cy'ibyahishuwe itorero ryitwa umugeni. Wera ku gice cya 4 cy'ibyahishuwe ntabwo batubwira ibiriho none, ahubwo batubwira ibigomba kuzaba mu gihe kiri imbere. Umuntu rero ugerageza gufatira ihishurirwa ryaba rivuga ku nzara izatera n'intambara zizabaho akavuga ko ari ibyo biriho ubu ngubu, ntabwo ari byo na busa. Ahubwo tugomba kureka imvugo y'intumwa Yohana ryo mu byahishuwe ikaguma uko iri. Muri rusange tugomba kureka Bibiliya ikatubwira uko iri. Twebwe ntidushake kwishyiriraho ubusobanuro bwacu, tugomba kureka Bibiliya ikatubwira uko ishaka. Inshuti yanjye, nicyo gituma navuze ko mfite ubwoba bwo kwigisha kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe, atari uko ntagisobanukiwe, ahubwo ari uko abigisha benshi bakomeje kugihimbira ubusobanuro. Biratangaje kubona ukuntu muri iki gihe cyacu benshi mu bavugabutumwa bakomeje kwigisha ku buhanuzi. Inyigisho z'itorero zagiye zikura mu buryo bw'amateka uko ibihe byagiye bisimburana. Ubwa mbere inyigisho z'itorero zashingiraga ku byanditswe ko ari ijambo ry'Imana. Iyi nyigisho yakurikiwe n'indi yashingiraga ku bumuntu bwa Kristo. Iyi nyigisho ikaba izwi ku izina rya Christology mu ndimi z'amahanga. Nyuma haza kubaho indi nyigisho ivuga ku gakiza ariyo yitwa Soteriology. Uyu munsi rero jye nawe turi mu gihe cy'inyigisho y'ubuhanuzi, kandi biradusaba kwitonda cyane mu byo twumva. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko Imana idahishura ukuri kwayo mu kuguha iyerekwa cyangwa inzozi, ahubwo tugomba kumenya neza ko ukuri kw'Imana kuzima guturuka mu gusobanura neza ijambo ry'Imana. Kuko namaze kubivuga, aho muri iki kinyejana cya 21 bitaye cyane ku nyigisho yitwa eschatology ivuga ku bihe bya nyuma, ibyo twita ubuhanuzi. Navuga ko uhereye mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi amatorero menshi yakomeje kwigisha kuri iyi ngingo y'ubuhanuzi, kandi abantu batangira kwigisha ku gitabo cy'ibyahishuwe. Nge ntabwo ngamije gusobanura ibyahishuwe nk'ibintu bishya ngo nkunde mboneke ko ntandukanye n'abandi, bitewe n'uko hari itandukaniro n'abanerekana mu bisobanuro ubwo ari bwo bwose nshobora gutanga kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Nusoma za Bible commentaire zimwe na zimwe uzasanga abazanditse barakomeje guhurira ku bintu bimwe byari byaranditswe n'ababanjirije. Ikindi tugomba kwirinda no gutekereza ko igitabo cy'ibyahishuwe gishobora gukorerwaho urutonde rw'ibigikubiyemo byose, icyo bita table of contents. Ntabwo twabasha gukora urwo rutonde rw'ibikubiye mu gitabo cy'ibyahishuwe kuko ibivugwamo ni byinshi cyane, kandi ntitwaba tukibashije gusobanukirwa ibivugwa mu byahishuwe. Nk'uko bigaragara, igitabo cy'ibyahishuwe gitangira kuvuga ku musaraba wa Kristo no gusubira mu ijuru kwe. Mu byahishuwe igice cya mbere tubona Kristo wambaye ubwiza, naho kuva mu gice cya 2 kugera ku gice cya 3 bakatubwiramo itorero. Kuva mu gice cya 4 kugera ku cya 5 tubona itorero ryageze mu ijuru. Noneho mu isi hagatangira kubamo amakuba akomeye, nk'uko tubibona kuva mu byahishuwe igice cya 6 kugeza ku gice cya 18. Noneho mu gice cya 19 tubona uko Kristo azagaruka mu isi gushinga ubwami bwe. Naho mu gice cya 20 bakatubwiramo iby'ingoma y'imyaka 1000 ya Kristo. Hanyuma bakatubwira uko hazabaho intebe nkuru yera, kandi imbere y'iyo ntebe niho abanyabyaha bazacirwa urubanza. Maze mu kuva mu gice cya 21 kugeza mu gice cya 22 tukabonamo intangiriro y'igihe cy'iteka ryose. Uko niko igitabo cy'ibyahishuwe cyubakitse. Intangiriro y'iki gitabo ni ingenzi cyane. Nyemerera nyishimangire nisunze amagambo aboneka mu byahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 1. Haravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Nshuti yanjye, tugomba kumenya neza ko iki gitabo ari ibyahishuwe na Yesu Kristo. Mu butumwa bwiza tubona Kristo yambaye umubiri, ariko ntabwo batubwiramo ibyahishuwe bya Yesu Kristo byose. Mu butumwa bwiza tubona Kristo uciye bugufi, ariko hano mu byahishuwe tubona Kristo mu bwiza bwe. Tumubona nk'umuyobozi w'ibiriho byose, tukamubona nk'utegeka byose. Uyu niwe Yesu Kristo duhishurirwa muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Mu byahishuwe umwana w'intama niwe pfundo rya byose, niwe rufatiro ibintu byose byubatseho. Kuri we niho imigisha yose ituruka. Uyu mwana w'intama niwe mucyo, niwe bwiza, niwe cyubahiro, niwe bugingo. Ni umwami w'ijuru n'isi. Muri we niho harimo ibyishimo byose umuntu yabasha kumenya. Ntabwo dushobora kujya kure mu byahishuwe tutavuze umwana w'intama. Ibyahishuwe bitwibutsa ko umwana w'intama
ari we wamennye amaraso kubera ibyaha byacu, ariko none akaba yarazamuwe ngo amavi yose n'indimi zose zaturekwa ari umwami. Reka mvuge haleluya ku bw'aya magambo, kuko umwana w'intama ari hafi kwima ingoma ye hano mu isi. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Nk'uko namaze kubivuga, Ibyahishwe ntabwo ari igitabo gikomeye kumva, kigabanyijemo ibice byumvikana cyane. Ibyahishwe ni igitabo kitadusaba kukigabanyamo ibice bikigize, kuko intumwa Yohana yabidukoreye agendeye ku mabwiriza yari yarahawe. Mu Byahishwe igice cya mbere ku murongo wa 18, umwami Yesu avuga nka Kristo wahawe ubwiza agira ati, kandi nduhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ndagira ngo urebe amagambo ane akomeye Kristo yavuze hano kuri uyu murongo tumaze gusoma. Yaravuze ngo nduhoraho, ati narapfuye, ngo ariko none mporaho iteka ryose, ngo kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Tubona rero Kristo atangira kubwira Yohana kwandika, kandi akamuha n'urutonde rw'ibigomba kuba muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Ibyo tubisanga mu Byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 19. Haravuga ngo nuko wandike ibyo ubonye n'ibiri bukurikireho hanyuma. Nshuti yanjye, uru ni urutonde rukomeye Kristo yahaye intumwa Yohana. Kristo niwe watanze urutonde rw'ibyagombaga kuba mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Yabanje kuvuga ngo nduhoraho, nuko ategeka intumwa Yohana ngo wandike ibyo ubonye. Ibi ni byari bimaze kurangira, kuko Yohana yari amaze kwereka umwana w'umuntu ari mu ijuru mu bwiza bwe, nk'uko biboneka mu Byahishuwe igice cya mbere. Nuko Kristo akomeza kuvuga ngo nari narapfuye ariko ndi muzima. Amaze kuvuga atyo, arongera abwira Yohana ngo wandike n'ibiriho. Ibi bivuga iby'iki gihe turimo, bivuga iby'umurimo wa Kristo. Muri iki gitabo tuzabona ko Kristo wacu muzima ahuze cyane uyu munsi. Mbese wari uzi ko Kristo ari we mutwe w'itorero? Mbese uzi impamvu itorero rya none riri kunyura mu bibazo? Impamvu nta yindi, nuko itorero rya none rimeze nk'umubiri waciwe umutwe. Itorero rya none ntabwo rigifatanye n'umutwe waryo. Tuzabona rero umurimo wa Kristo mu itorero nitugera mu gice cya kabiri n'icya gatatu cy'Ibyahishuwe. Icya gatatu, Kristo yaravuze ngo mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Hanyuma iyo tugiye ku gice cya gatanu, tubona ko nta wabonetse wabasha kubumbura igitabo usibye umwe gusa, ari we mwami Yesu Kristo. Nuko rero kuva ku gice cya 4 kugera ku gice cya 22 batubwiramo iby'igihe kizaza, kuko Kristo asoza abwira intumwa Yohana ngo wandike n'ibiri bukurikireho hanyuma. Ijambo ngo nibiri bukurikireho hanyuma rikomoka mu Kigiriki, rikaba ryitwa metatauta. None nibiki bigomba gukurikiraho? Nibizaba nyuma y'aho itorero rizaba rikuwe mu isi. Nuko rero kuva mu Byahishuwe igice cya 4 kugera mu Byahishuwe igice cya 22 tubona Yohana atangira kwandika ku bizaba nyuma y'uko itorero rizaba rimaze kuvanwa mu isi. Isaha iteye ubwoba iregereje, kandi uko yegereza niko nibigiye kuzaba birushaho kumera nk'ibiri kuba uyu munsi. Nicyo gituma usanga abantu benshi bafata ibi bigiye kuzaba bakavuga ko ari byo biri gusohora uyu munsi. Ariko se kuki tutagendera ku byo Yohana yatubwiye? Yatubwiye ko mu gitabo cy'Ibyahishuwe harimo ibyahise, ibiriho n'ibizaba. Tuzabona nanone ko intumwa Yohana adusobanura neza no kubirebana n'ibigiye gukurikiraho hanyuma. Ndagusaba ngo ntuzacikwe n'ubusobanuro bw'ibyo bihe, keretse ahari ugendeye ku bundi busobanuro butari ubwo Yohana yaduhaye. Nishingiye ku bice bikuru Yohana yaduhaye, navuga ko Ibyahishuwe bikubiyemo izi ngingo 3 nkuru zikurikira. Icya mbere, ubumuntu bwa Yesu Kristo, uko Kristo yerekanwa mu bwiza bwe. Iryo biboneka mu Byahishuwe igice cya mbere. Icya kabiri, nibiri mu kuboko kwa Kristo, iryo ni itorero rye. Ibyo biboneka mu Byahishuwe kuva mu gice cya 2 kugeza mu gice cya 3. Icya gatatu ni gahunda ya Yesu Kristo nkuko yahishuwe mu ijuru. Ibyo biboneka mu Byahishuwe kuva mu gice cya 4 kugera mu gice cya 22. Igice cya nyuma cy'Ibyahishuwe kivuga ku iherezo ry'ibintu byose byo mu isi. Iyi ngingo ni nayo ituma igitabo cy'Ibyahishuwe kirushaho kuba cyiza cyane. Mu gice gikuru cya mbere cy'Ibyahishuwe tuzabona ibyerekeranye n'ubumuntu bwa Kristo n'umwanya afite mu ijuru n'icyubahiro cye n'umutambyi mukuru usabira itorero. Tuzabona ko Kristo ari gutegeka byose. Mu butumwa bwiza tubona Kristo mu ishusho yo guca bugufi. Tumubona nk'umugaragu ukorera abanzi be wapfuye ku musaraba. Ariko mu gitabo cy'Ibyahishuwe tubona ishusho ya Kristo itandukanye, kuko Kristo aboneka nk'utegeka byose, akaba akiri umwana w'intama w'Imana ukomeye kandi uzatera ubwoba iyi si yose. Gutera ubwoba mvuga nta kundi nuko ari uzacira isi urubanza. Ubumuntu bwa Yesu Kristo niyo nsanganyamatsiko nkuru y'igitabo cy'Ibyahishuwe. Muri iki gitabo kandi tubona Kristo ari mu ijuru, tukamubona nk'utegeka byose. Kristo ntabwo ari insanganyamatsiko nkuru mu gitabo cy'Ibyahishuwe gusa, ahubwo ni nawe insanganyamatsiko nkuru mu bitabo byose bya Bibiliya. Ibyanditswe bivuga ku Mana kandi bikavuga no kuri Kristo, kuko Kristo ni Imana. Kristo niwe pfundo ry'ibyanditswe byose mu ijambo ry'Imana.
Ibi rero tugomba gukomeza kubizirikana mu gihe cyose tuzaba turi kwiga igitabo cy'ibyahishuwe, kabone yewe no mu gihe twaba turi kwiga ubutumwa bwiza. Muri rusange Bibiliya itubwira ibyo Kristo yakoze, ikatubwira ibyo ari gukora, ikatubwira kandi n'ibyo azakora. Igitabo cy'ibyahishuwe rero nacyo kitubwira ibyo Kristo ari gukora, kikanatubwira ibyo azakora. Mu gitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera aricyo Malaki, gisoza kivuga iby'umwana ukiranuka ugiye kuzategeka. Azazana ibyiringiro mu isi yavumwe, kandi ibyo byiringiro bisobanura kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Igitabo cy'ibyahishuwe nacyo gisoza kivuga ku nyenyeri y'umucyo yo mu gitondo. Iyi nyenyeri ikaba ishushanya Kristo ubwo azagaruka kuvana itorero rye mu isi. Kujyanwa kw'itorero ni ibyiringiro byo mu isezerano rishya, nk'uko guhishurirwa kwa Kristo byari ibyiringiro byo mu isezerano rya kera. Kandi igitabo cy'ibyahishuwe nicyo cyuzuza uku guhishurwa kwa Kristo. Ndagira ngo kandi umenye ko hari aho igitabo cy'itangiriro n'igitabo cy'ibyahishuwe bihurira. Hari aho igitabo cya mbere n'icya nyuma bya Bibiliya bihurira. Itangiriro rivuga intangiriro ya buri kimwe cyose, ibyahishuwe bikavuga iherezo rya buri kimwe cyose. Itandukaniro riri hagati y'ibi bitabo byombi ni iri rikurikira: mu itangiriro isi yararemwe, mu byahishuwe isi ikurwaho. Mu itangiriro Satani niwe wigometse ku Mana bwa mbere, mu byahishuwe Satani niwe wigomeka ku Mana bwa nyuma. Mu itangiriro izuba, ukwezi n'inyenyeri bihabwa ububasha bwo gutegeka isi. Mu byahishuwe izuba, ukwezi n'inyenyeri bihabwa ububasha bwo gucira isi urubanza. Mu itangiriro izuba rihabwa ububasha bwo gutegeka amanywa, mu byahishuwe izuba ntirikenerwa. Mu itangiriro umwijima witwa ijoro, mu byahishuwe ijoro ntiribayo. Ibyo wabisoma mu byahishuwe igice cya 21 ku murongo wa 25 no mu gice cya 22 ku murongo wa 5. Mu itangiriro amazi yitwa inyanja, mu byahishuwe nta nyanja ibaho. Mu itangiriro habonekamo irembo rijyana mu cyaha, mu byahishuwe hakabonekamo irembo ryo kuva mu cyaha. Mu itangiriro umuntu yaravumwe, mu byahishuwe umuvumo ukurwaho. Mu itangiriro urupfu rwinjiye mu isi, mu byahishuwe nta rupfu rwongera kubaho. Mu itangiriro habonekamo intangiriro y'agahinda n'umubabaro, mu byahishuwe nta marira n'agahinda byongera kubaho. Mu itangiriro habonekamo ubukwe bwa Adamu wa mbere, mu byahishuwe habonekamo ubukwe bwa Adamu wa nyuma. Mu itangiriro habonekamo umurwa w'umuntu ari wo Babuloni yubatswe, mu byahishuwe habonekamo umurwa wubatswe n'umuntu ari wo Babuloni usenyuka, maze umurwa w'Imana ari wo Yerusalemu nshya ukazamurwa. Mu itangiriro havugwamo iby'uko Satani azapfa, mu byahishuwe Satani arapfa. Biratangaje kubona ko igitabo cy'itangiriro gifungura Bibiliya kitabwira abo mu isi gusa, ahubwo kibwira abo mu isanzure bose, kigira kiti mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, nk'uko byanditswe mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere. Nanone kandi tubona ko igitabo cya nyuma gisoza Bibiliya kitabwira abari mu isi gusa, ahubwo kibwira abari mu isanzure bose, kuko mu byahishuwe tubona yuko Imana izakorana n'isanzure ryose n'ibiri muri iryo sanzure byose ari byo biremwa byayo. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko nta kindi gitabo wabona cyiza gitangaje nka Bibiliya. Reka dusenga Imana. Ushimwe Mwami w'abami, kuko wuzuye ubwiza n'icyubahiro kandi ukamenya ibyahishwe byose, ndetse ukaba warabiduhishuriye mu mwana wawe ukunda Yesu Kristo. Tuguhaye icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Reka tuzongere tuganire ubutaha. Nzakomeza kugusobanurira byinshi byerekeye intangiriro y'iki gitabo cy'ibyahishuwe. Mu gusoza Umwami arakubwira ngo dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa@tab.twr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.